mu rwego rwo kunoza imitunganyirize n'imikorere y'ibikorwa by'imyidagaduro mu Rwanda mu masaha y'ijoro no gukumira urusaku rubangamira umudendezo. Ibikorwa na serivisi byose bitari iby'ingenzi bizajya bifunga saa 7 z'ijoro mu minsi y'imibyizi. Naho mu mpera z'icyumweru ku wa gatanu no ku wa gatandatu bikazajya bifunga saa 8 z'ijoro. Mu minsi yashize ku mbuga nkoranyambaga hatrendinze amafoto menshi ndetse na video byagaragazaga urubyiruko rwa hano mu Rwanda ruri i Gisenyi. N'abakobwa ndetse n'inkumi bagaragaye bari kunywa inzoga nyinshi, ariko nanone bigaragara bari kubyina imbyino zidasanzwe. Ibingi biza kuba bituma abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bavuga bati ubusinzi bukabije mu rubyiruko bukomeje gutuma urubyiruko rukora ibintu bibi mu ruhame. So ku munsi w'ejo rero nibwo Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu nguyu yitwa Jean-Claude Musabyimana yavuze ko hari byinshi byashimangiwe kugira ngo hafatwe icyemezo cyo gushyiraho amasaha ntarengwa y'ibitaramo n'utubari birimo no gushyigikira gahunda ya leta imaze iminsi itangiye yo kurwanya ubusinzi bukabije cyane mu rubyiruko. Umwe mu myanzuro yafatiwe mu nama y'abaminisitiri yateranye kuri uyu wa kabiri tariki ya 2 Kanama muri uyu mwaka wa 2023 uvuga ko mu rwego rwo kunoza imitunganyirize n'imikorere y'ibikorwa by'imyidagaduro mu Rwanda mu masaha y'ijoro no gukumira urusaku rubangamira umudendezo w'abaturarwanda, guverinoma yafashe icyemezo cyo guhera ku itariki ya 2 Nzeri 2023 ibikorwa na serivisi byose bitari iby'ingenzi bizajya bifunga saa 7 z'ijoro mu minsi y'imibyizi. Naho mu mpera z'icyumweru ku wa gatanu no ku wa gatandatu bikazajya bifunga saa 8 z'ijoro. Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Jean-Claude Musabyimana yabwiye RBA ko ibikorwa byashyiriweho amasaha ntarengwa yo gufungwa ari imyidagaduro bikorerwa n'ahantu hatari ngombwa, utubari kimwe n'ibikorwa biteza urusaku bituma umutuzo n'ubuzima bw'abaturage byangirika. Ati ni inshingano za leta kurinda umudendezo w'abaturage ndetse n'ubuzima bwabo. Ati icyo twita ibikorwa bitari iby'ingenzi ni ibikorwa iyo biramutse bihagaze bitabangamira ubuzima bw'abaturage. Yatanze urugero ku tubari na za resitora kimwe n'ibikorwa by'ubucuruzi bikorerwa mu mijyi no mu bice bitandukanye. Ahamya ko n'ubundi muri ayo masaha ibyinshi muri byo bikorwa biba byafunze uretse ibikorwa bimwe na bimwe biteza umutekano muke, aho usanga utubari dufungura kugeza mu masaha ya mu gitondo, ugasanga umuntu ahura n'abantu basinze ku kigero cyo hejuru mu masaha ya mu gitondo bagenda bagwirirana ku buryo ubona atari ngombwa ko ibyo bintu byakomeza. Yagize ati n'ubundi muri ari amasaha kugira ngo usange ahantu hafunguye abantu bateranye bari gukora ibintu bifitiye akamaro abaturage ni hakiya cyane, atusanga birimo gukorwa muri ayo masaha. Minisitiri Musabyimana yasobanuye ko ibikorwa bizakomeza gukora amasaha 28 ku yandi ari ibikorwa by'ubuvuzi, ubwo ku bantu bazajya bashaka serivisi z'ubuvuzi bazajya bazibona amasaha 28 ku yandi. Serivisi zo gutwara abantu n'ibintu, ubwo n'abatwara amamodoka, amamoto ndetse n'ibindi bifasha abantu kugera mu ngo zabo cyangwa se mu kazi kabo, ndetse na za farumasi, ndetse na serivisi zo gutanga amazi n'umuriro, na za serivisi z'umutekano n'ibindi bikenewe kugira ngo abanyarwanda bashobore kubaho neza. Ariko utubari ntabwo byemewe yuko tuzadukora amasaha 28 kuri 28 mu minsi y'imibyizi ndetse no muri weekend. Ubusinzi mu byatumye hafatwa iki cyemezo. Minisitiri Musabyimana kandi yavuze ko iki cyemezo kiri mu murongo wo gushyigikira gahunda iherutse gutangizwa
na minisiteri y'ubuzima ikangurira abantu kunywa inzoga nke, ashimangira ko icyemezo kigamije kurinda umutekano n'ubuzima by'abanyarwanda mu buryo burushijeho. Gahunda y'ubukangurambaga bwa minisiteri y'ubuzima yatangiye nyuma yuko abayobozi batandukanye barimo na Perezida Paul Kagame bagaragaje ko u Rwanda rufite ikibazo cy'ubusinzi buniganje cyane cyane mu rubyiruko. Ubwo yari mu biganiro byatanzwe ku munsi wa kabiri w'inama y'umushyikirano byabaye kwa 28 Gashyantare muri uyu mwaka, Perezida Paul Kagame yavuze ko bimwe mu bibazo byagaragajwe byugarijwe n'urubyiruko harimo ubusinzi n'izindi ngeso mbi, ariko ikibabaje usanga bamwe babifata nk'ibiganiro biri aho ngaho gusa. Aya ngaya ni amagambo yaje kuba atangaza ubwo yarari mu nama y'umushyikirano. So kuri ubu ngubu rero nyuma yaho inama y'abaminisitiri yaje kuba iterana ku munsi w'ejo, yaje kuba yanzura yuko mu minsi mibyizi utubari tuzajya dufunga, ubwo abantu bakunda kunywa mu masaha akuze akanyu kashobotse. Hari abantu bakunda kunywa mu masaha ya saa sita, saa munani, saa cyenda bakenjoyinga cyane. Kuri ubu ngubu rero urumva yuko bizagorana cyane mu minsi ya weekend, kuwa gatandatu no kuwa gatanu ni saa sita. Ni ukuvuga ngo saa sita zizajya zigera bahite bafunga akabari, ubundi mutahe mujye kuzinywera mu rugo. Duhe comment yawe aho ngaho kuri ino nkuru, kubera ko irimo iravugisha abantu amagambo menshi cyane mu mihanda. Bamwe nahoze nsoma comments z'abantu kuri za Twitter, Instagram, bati rwose aya masaha rwose naya hafi cyane, kubera ko twebwe twenjoyingaga kunywa agacupa saa 9 z'ijoro. Mike nawe nka director nawe duhe comment yawe aho ngaho, then turi buze kuyisoma muri next story. Iyi ni BigTown TV, kora subscribe, like, comment na share nimba ukunda story za BigTown TV.